naza kuvuga ndeba aha cyane kurusha hano murakoze cyane twari twabaye ijambo hariya hakurya murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika nitwa Pelagie Mukaneza nkaba ndi umuhuzabikorwa w'inama y'igihugu y'abagore mu karere ka Kirehe munyemerere nyakubahwa perezida wa repubulika mbanze nshimire icyizere n'ubushobozi mwubakiye umugore dukesha imiyoborere yanyu myiza nyakubahwa perezida wa repubulika. Nyakubahwa perezida wa repubulika iyo turebye amateka yaranze u Rwanda mu myaka 30 ishize dusanga ubuyobozi bwabanje bwaribanze cyane ku muco mubi ugaragaza ko uruvuza umugore ruvuga umuhoro. Hanyuma mu miyoborere yanyu myiza nyakubahwa perezida wa repubulika mwebwe mutwereka yuko ukurusha umugore akurusha urugo. Ibyo birarenga ndetse bigaragara ko n'ukurusha umugore akurusha igihugu, ariyo mpamvu u Rwanda rwacu rwemye mu ruhando mpuzamahanga. Ibyo byaduteye kwibaza nyakubahwa perezida wa repubulika, ese iyi zahabu ihishe mu mugore, iri banga ry'ubushobozi biri mu mugore abandi bayobozi batigeze babona mu mugore ubwo bamukandamizaga nk'uko amateka bitugaragariza, ese mwe mwarihishuye mute nyakubahwa perezida wa repubulika ku buryo uyu munsi turimo kwishimira yuko uruhare rw'umugore ari ntagereranywa mu kubaka u Rwanda twifuza? Ndabashimiye nyakubahwa perezida. Murakoze. Ubundi biroroshye, avuze zahabu ihishe mu mugore, ntabwo ihishe ariko genda yibona no nta kintu cyagombye guhishurwa rwose. Njye narabirebaga biragaragara, ujya ubona bihishe uwo sinzi impamvu abona ko bihishe. Niyo mpamvu byoroshye rero, twabibonye kubera ko bigaragara, sibyo? Niyo mpamvu byoroshye. Murakoze cyane. Twanyarukira hano hakurya ufite igitekerezo. Murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika ko mu mwanya ukomeye kuri uno munsi mukuru mpuzamahanga w'abagore. Nitwa Nsabimana Theodore, mpagara inshuti z'umuryango mu karere ka Rusizi. Turabashimira cyane twebwe inshuti z'umuryango nyakubahwa perezida wa repubulika kuva 2016 ubwo mwashyiraga urwego rwacu twebwe inshuti z'umuryango kugira ngo dufatanye urunana mudutiza imbaraga zikomeye kugira ngo tubashe kurwanya ihohoterwa nshingiye ku gitsina, amakimbirane abera mu muryango, ndetse turengera umwana cyane cyane mwangavu tumurinda ihohoterwa. Niyo mpamvu kano kanya nyakubahwa perezida wa repubulika nsaba abagabo, abapapa bagenzi banjye kugira ngo dufatane urunana mu kongera gusubira ku isoko yo gutanga inama nziza n'uburere bwiza mu muryango, kuko akenshi usanga tutererana abamama izo nshingano tukazitesha kandi nako turakaboko k'iburyo. Nanone nyakubahwa perezida wa repubulika ntabwo aka kanya mumpaye nagapfusha ubusa, munyemerere nabonye message nyinshi ndavuga ubutumwa bugufi bwinshi cyane bwa bagenzi banjye bambwira ngo inshuti z'umuryango ya tariki ya 15 tinze kugera ngo igikumwe cyacu twese kizajya. Murakoze, ndabashimira ko bakoze akazi. Murakoze. Reka twakire no muri murakoze cyane. Bite igitekerezo. Yego. Murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda. Amazina yanjye nitwa Mugisha Paradise, niga mu wa gatandatu imibare ubugenge n'ubutabire muri Lycée Notre Dame de Sito. Banje kubashimira cyane yuko abakobwa mwatugira icyizere mukadufasha kugira ngo natwe tubashe kwiga siyanse
ikibazo nari mfite nkatwe nk'abana b'abakobwa twiga mu mashuri yisumbuye twifuzaga ko mwaduha impanuro y'icyo twakora kugira ngo natwe tubashe kugera ku isoko ry'umurimo turi abantu bashoboye kugira ngo natwe tugire uruhare mu iterambere ry'igihugu cyacu. Murakoze cyane. muriga mumushyireho umwete, shyireho umwete. Ntawe uri muri za sayansi wiga imibare uri mu nzira rwose nziza, shyiraho umwete ubyumva ubinoze, noneho ubishingireho. Ndagusezeranya ko utazabura akazi. Ariko noneho usibye akazi ndiho ngusezeranya, ubundi kari muri iyo nyigo, kari muri ayo mashuri, ndetse uzubakiraho. Ushobora no kwihangira imirimo igihe ugitegereje aho uzaguha akazi, ariko icyangombwa ni uko gushyiraho umwete ukiga ukarangiza neza ibyo wahisemo cyangwa ibyo ushoboye, sibyo? Uri mu nzira nziza rero, uri hafi kubona akazi uko nabyumvise. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nanjye uyu munsi nagize amahirwe yo gufata iyi microphone no kubana namwe kuri stage. Hari utubazo nka tutatu munyemereye nifuzaga kubabaza, muranibaza ngirira amatsiko cyane. Akabazo ka mbere, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Abanyarwanda iyo tubonye ingabo zacu b'abagore tukabona ukuntu tutagore benshi mu nteko no mu nzego z'ubuyobozi bidutera ishema. Muranibaza mwamwe nka champion wa he for she, ni iki kibatera ishema mu iterambere ry'umugore mu Rwanda? Icya mbere rwose ni ukubona bafite uruhare mu byemezo bifatwa mu nzego z'igihugu, ni ukubona bakora ibyo bikorwa. Kandi ubundi uko byari bizwi mu mateka ari ay'u Rwanda ari n'ahandi hanze, abagore bahezwa, barasigaye inyuma nk'aho ntacyo bashoboye. Ariko ubu turabibona ko babishoboye, kuko birakora. Izo nzego zose uvuze bazirimo, ibyo bakora birivugira, birigaragaza. Icyangombwa ni ukongera uruhare rwabo, ni ugushyiraho uburyo hatagira inzitizi, hataba inkomyi ibabuza gukomeza kuba bakwiriye kuba bari bo nk'Abanyarwanda, nk'abantu, gukora ibishoboka byose biba bikenewe mu gihugu. Ibyo ni byo bya mbere binshimisha. Murakoze cyane. Ikibazo cya kabiri, nk'urubyiruko twibaza, turizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore, twifuza kumenya ni abahe abagore batatu mufata nk'icyitegererezo mu buzima bwanyu, kandi mutubwire n'impamvu. Batatu gusa? Niyo barenga nta kibazo. Ko ari benshi, ni bose. Abagore bose iyo mbonanye n'ibyo bakora, ariko ku buryo bw'umwihariko, ngira ngo twese uko turi hano cyangwa n'ahandi ku isi hose, hari utavuka ku mugore. Arakubwira ngo yaturutse ahandi, ngo ntabwo yavutse ku mugore. Ntawe. Uwambyaye rero nawe icyo mbivugira, kubera amateka mabi y'u Rwanda, ya Afurika, urabizi ko bamwe muri twe, hari benshi wenda bandi hano, twari twarabujijwe uburenganzira, turi impunzi. Nabaye impunzi ndi umwana w'imyaka 4. Uko ibyo twabinyuzemo rero, bajya bavuga abantu
impunzi, amakampu abantu babayemo, muribuka kuva na kera. Ari ubwo rimwe najyaga nseka aba bantu bakomeye ku isi bakaza bakadukubita inkoni ngo hari impunzi hariya. Bamwe narabwiraga ariko mwebwe mumbwira gutyo mwe mwigeze muba impunzi murabizi, muzi uko biryana. Njye ndabizi kubarusha. Ntabwo ari igihe wakwifuza umuntu ko aba impunzi. Kuko nabibaye kurusha imyaka myinshi kurusha aba bandi bose. Hari impunzi umwaka umwe, 2, 3, 4, bagaca ibikuba bakavuza induru ibintu bigacika. Ntawe ukwiriye kuba impunzi n'umunsi umwe. Ariko jye nabaye impunzi imyaka 20 n'indi. Ndabyumva rero. Ntabwo ari byo nabwiwe. Abo tuvukaho ukuntu batunyujije muri ibyo bintu bikomeye, muri ibyo bihe bikomeye, tukageza kuri uyu munsi, ugomba niyo utabivuga buri munsi ariko mu mutwe urabyibuka. Urabyibuka, wibuka uwaguhetse aguhungisha gukiza ibyo ari byo byose. Uwo nguwo nyine haba hari impamvu ubonamo umugore wese ko anyura muri ibyo cyangwa akora ibyo cyangwa yakoze ibyo aho byari bikenewe. Reka mvuge uwo rero, uwo mvukaho, ariko mvuge abagore bose muri rusange. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Akabazo ka nyuma, dukunda kubabona muri kumwe n'abuzukuru, twabonye kandi ko ari abakobwa. Ahubwo nibagiwe kubazana hano. Sinzi ukuntu byancitse. Twashakaga kubabaza niki mubifuriza mu gihe kiri imbere, yaba bo ndetse n'urungano rwabo? Ibi byose twavugaga, uburenganzira, imibereho, abantu badakwiye kwihanganira, badakwiye kwemera, umuntu akaba umuntu, akaba afite n'uburenganzira bwo kuba icyo ashaka kuba. Ndaguha urugero, hari nyinshi ariko ndaguha rumwe. Mfite n'amahirwe si ukubagira gusa abo buzukuru, ndifuza ahubwo ko n'abandi baza ari benshi. Ariko kuri abo babiri nagize amahirwe, nasabye ababyeyi bababyara ngo bampe uburenganzira mbite amazina. Mu mazina nabise nabigize mbishaka mbigendereye, birimo philosophy, imyumvire. Wa mbere namwise ngo yitwe Abe. Abe. Ndabasobanura icyo bivuze. Ukibyumva ushobora kudasobanukirwa neza ibyo ari byo. Kuba, Abe, biva mu kuba. Ariko iyo bivuze ngo Abe, ni ukuvuga ngo abo uwo ari we, abo washaka kuba. Nicyo gituma namuhaye iryo zina. Uwa kabiri umukurikira mwita
agwize. Agwize bivuye, kugwiza bivuze uburumbuke, sibyo? Agwize ibyo azatunga, ibyo yifuza, values byose abigwize. Ubwo urumva rero ko naboneyeho umwanya wo kwihimura. Wo kwinigura ngo muri ayo mazina icyo nifuza, icyo mbifuriza, icyo nifuriza abanyarwanda bibe birimo. murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika rwose ibibazo byanjye byari ibyo. Mwakoze cyane.